cyiza cyane. So aba bagabo iyo bataza guhura n'izi mbogamizi, ikindi nubwo buriya tubabara tukana ikinatangaje kirimo aba bagabo bose mubona bubashywe bafite icyubahiro, bafite amafaranga, aba bose bari inkubiswe zo hasi zitagiraga n'intu zo kwishimisha n'uwo ari ukwishimisha. Ariko bareba focus bavuga ati it's okay, ibi bintu ntago twaguma none kubirebera. Bafashe umwanzuro rero, barahagurutse bakoresheje ya experience navuze yavuye mu buzima bubi n'ubwo bari babaye. Ko benshi banaguha n'ubuhamya, mujye munatega amatwi, benshi banatanga n'ubwo buhamya bakubwira ati twebwe twari tumeze nabi, twari tubayeho nabi mu buzima bubi kandi bubabaje kandi buteye agahinda. Kandi of course umuntu yakubwiye ibintu nk'ibyo ukanabyumva n'ukuri ibyo bintu byemeza. So biratangaje kubona umuntu aca mu buzima bukomeye, ubwo buzima akibaza uti wayimbucamo, ahubwo wakagombye kubuzi n'impamvu bucamo, ahubwo ukanabucamo unezerewe kuko uzi ko biri kukubakamo undi muntu w'ejo hazaza isi ikeneye, biri kukubakamo indi ntwari ikomeye y'isi y'ejo ikeneye. So ntabwo ukwiye kwibaza ngo kuki mba ngomba guca mu bintu bikomeye, ahubwo nutanabicamo gerageza ubicamo. ahubwo gerageza ubicamo nubwo bigoye kandi binanije, biri kukubakamo ubundi bushobozi bwo kuza gukora ibintu byinshi byananiranye. Dufite situation nyinshi zagakemutse, dufite ibintu byinshi twagombye kuba dukemura, ariko ibyo maybe wasanga ari we utegejwe kugira ngo uzubikore. Ubundi ku cyumba cy'ibintu byose bigomba kujya wase nawe utegejwe kugira ngo ibyo bintu byose bizabikore. So ni ikintu gikomeye cyane rero abantu benshi bakunda kwirengagiza. Umuntu agaca mu bikomeye ndetse umuntu akabura amafaranga, umuntu akagira ute. So ukungu kubura amafaranga just wakabonye ko ikibazo gihari ari ikibazo cy'ibura ry'amafaranga, ukavuga ati none gute ahubwo nakuri ibikorwa bya supporting aba bantu batanayafite, ugatekereza ukavuga ati naciye mu buzima nk'ubwo butari bworoshye, none ngiye gushaka uburyo ki na supporting aba bantu badafite ubu bushobozi. Of course bikabiturutse muri inspiration wavuyemo, ariko of course iyo inspiration waciyemo ikabihuye n'iki na bwa buzima n'undi bukomeye waciyemo. So nta mpamvu ufite zo kwibaza uti se kuki nca mu buzima bugoye. So impamvu ya mbere niyo ngiyo, impamvu y'ubuzima bugoye, icyo ni cya mbere. Nubwo nahereye ku cya mbere, impamvu y'ubwo buzima ucamo bugoye akenshi na kenshi ni ukugira ngo wubake cyangwa se kugira bikubakemo ubushobozi muri wo, bukubakemo ubushobozi bwo kubasha guhindura amateka. Ngira ngo hano tuzanasobanura neza bihagije ukuntu ushobora kubaka amateka akomeye, ariko bigahera muri mindset. Ibyo nabyo tuzagenda tubigaruka. Icyo ni icyambere, ngo tubashije kubona ko nibura kugira ngo ube umuntu ukomeye bigusaba kuba uca hehe hahantu hagoye, kugira ngo of course ntuca mu bikomeye nawe uzagukomeye. Icya kabiri, indi mpamvu ya kabiri ituma ukwiye guca mu buzima bugoye cyane, nubwo atari cyo umuntu yakwifuriza umuntu, ariko impamvu ubona ko ukwiye kubucamo ubwo ari ubwo ngeze ku cya kabiri, ni kubw'impamvu y'umuryango. Guys, imiryango duturukamo rimwe na rimwe hari igihe ugasanga ari n'imiryango igoye, ugasanga rimwe na rimwe ni imiryango ikeneye abanyembaraga bashobora kwihembura. Urugero rwa hafi naguha, hari ubwo ukura mu muryango ugasanga umuryango ukuriyemo nta bushobozi ufite, no kubona icyo kurya n'intambara, no kubona icyo abantu bashobora gusamura ni ikibazo. Of course no kubona icyo abantu bambara ni ikibazo. Ugasanga ukura mu muryango nk'uwo nguwo, warangiza ugakurangaye utareba impamvu ituma ahubwo muryango warawujemo. Of course ugomba guhana agaciro ikintu cyatunyuza mu muryango. Ese kuki naje mu muryango, kuki navukiye mu muryango meze just no kujya uhindura amateka. Of course izo nshingano ufite kuziha kuko niwe ubizireba, ukwiye kumva ko izo nshingano zireba just kugira ngo wubake uhindura umuryango, wakura umuryango, abavandimwe bawe, ababyeyi bawe, umuryango wawe we gukomeza kubabara ugufite. Umva ari impamvu uca mu bikomeye, ni impamvu ikomeye cyane kugira ngo unazahura umuryango, kuko hari igihe usanga habaciye igihe kiri umuryango warazahaye ukeneye intwari yaza kuzahura. Ikintu cya gatatu gituma ukwiye guca mu bikomeye kandi ntubyinubire, ahubwo ukabona ko inyigisho ikomeye cyane kuri wowe, ni ugukora ibyananiye abandi ukaba
wakubaka amateka yananiye abandi bantu. Nongere nguhe urundi rugero, aba bagabo twahoze tuvuga ba Zuckerberg, ba Warren Buffett hamwe n'abandi bose n'aba Bill Gates bose uko tubazi, aba bose bagiye bareba ibibazo by'ingutu byari bihari muri sosiyete nini, bakareba ikibazo gihari ku isi, bakareba ukuntu abantu bajya guhaha binaniranye, umuntu agira igitekerezo yicaye batari kuhashinga amazone, washinga isoko abantu bajya baza bagahuraho bagahaha mu buryo bworoshye kandi rikaba ari isoko rinini ry'isi. Urumva icyo ni igitekerezo cyiza cyane. So uyu muntu yubatse amateka rero, yes. Hanyuma undi aragira ati kominikasiyo y'abantu hagati kuvugana n'abantu biragoranye. Nk'umuntu hamutse atuye iyo bigwa undi akatuye iyo ngiyo, biragoye kugira ngo babashe kuba bavugana. So umuntu agira igitekerezo rero, muri icyo gitekerezo yagize igitekerezo cyo gushinga social media, ashinga Facebook. Ubu nta wundi ni Mark Zuckerberg. N'abandi bose bagiye bagira intumbero nk'ingiyi. Ubwo tugenda mu bakoze amamodoka bakashyiraho ubwo buhanga bwabo kugira ngo ibi byose ni ibintu byihuza bikakwereka ko ibyo byose byanciye mu buzima bwari bukakaye. Ubwo rero inshuti yanjye, nimba ubona uca mu buzima bukomeye, ukwiye kuba proud yuko ibyo bintu hari ikintu biri kugusigira. Ntabwo ari ikintu kibayeho just kubwa accident cyangwa se kubw'impanuka. Ntabwo ari impanuka, ahubwo ni ukugira ngo wubake amateka, uhindure icyerekezo cyawe, wubake umuryango wawe ukomere, kuko ugufite ikindi nawe ubwawe ugirira umumaro igihugu cyawe, wigire umumaro ku giti cyawe, ugire n'umumaro n'umuryango wawe, ugiye n'umumaro isi yose muri rusange. So ushobora kwibaza ikibazo dusoza ukavuga ati nanjye ushobora kubaka amateka nk'ayo ngayo bigakunda. Hari ukuntu dufata ibintu byiza tukabiha abantu bagize, tukumva ko ari bo bantu ba mbere bagenewe ibyiza. Nawe wabikora bro, nawe wabigeraho inshuti yanjye, nawe nta kidashoboka, ahubwo byose ni urugendo. Ariko nanone mu bindi biganiro tugiye gukora mu minsi iri imbere, tuzicara neza turebe ukuntu umuntu ashobora kubaka amateka kandi bigakunda. Ubundi kuki abantu twumva ko bidakunda? Bizakunda kandi bizagenda neza. So nkurarike gukurikirana ibindi biganiro by'ubutaha nabyo bivuga ku ingingo yo kwiyubaka no kubaka dreams. Yes, ugafokasinga kuri dreams zawe mpaka uzibashije kuzigeraho. So ndagushimiye cyane rero kubw'umwanya wafashe wo kunkurikira tukabana. So reka nkwifuriza ibihe byiza, nkubwira nti naho ubutaha. See you next time.